Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka ariko dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo rwinshi, tunejejwe n'umwanya uduhaye wo kongera kumva ijambo ryawe. Nyemerera ufungure imitima ya bose bagiye kumvira ijambo, ukabera tubibimo imbuto y'ijambo ryawe ndetse anadushoboze gusohoza icyo waritumye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa kabiri tuganira ku gukunda Imana. Kuri uyu munsi wa kabiri rero turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, turasoma ibice 8, umurongo dusoma no 35, dusome no 37. 35 haranditse ngo, ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago, cyangwa no kurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa no kwambara ubusa, cyangwa no kuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Hepfo gato kuri 37 bakavuga ngo oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, Imana itugirire neza. Hano ndi murongo twasimbutse 36 uvugamo nyine n'ubundi bigendanye no kurenganywa. Twabaye nk'usimbuka tuhita tujya kuri 37. Abantu benshi bakunda gushidikanya ku rukundo rw'Imana, cyane iyo bageze mu gihe cy'ibyago n'amakuba, cyangwa se kurenganywa n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Bagashidikanya ko ahari kuba ibyo byababayeho ari uko Imana itabakunda, cyangwa se kuba Imana yemeye ko bibageraho ari uko itabakunda, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. N'ubundi ntabwo tuza gutinda cyane mu gusobanura impamvu zitandukanye zishobora gutuma ibyago bigera ku muntu n'amakuba, ahubwo reka twibande cyane ku rukundo rw'Imana. Ndagira ngo turenze amaso iby'amakuba n'ibyago, ahubwo turebe urukundo rw'Imana, kuko urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rusumba amakuba yose, rusumba n'ibyago byose. Rero reka twe kureba ku bintu ibyo ngibyo bitoya by'ibyago n'amakuba, ahubwo twirebera urukundo rw'Imana. Imana atugirire neza. Urukundo rw'Imana rusumba cyane uburwayi bwaba bwarakubayeho, ubwo mbere y'uko ubwo burwayi buza, urukundo rw'Imana rwo rwari ruhari, na nyuma y'uko bugenda, urukundo rw'Imana rwari ruhari, cyangwa se nibunagenda, urwo rukundo rw'Imana rwo ruzahaguma. Urukundo rw'Imana rurasumba cyane ibyago wahuye nabyo, wenda byo kubura abawe. Urukundo rw'Imana rurasumba ibihombo byose wanyuzemo. Urukundo rw'Imana ni rurerure. Igituma ndi kuvuga ngo rurasumba ibyo ngibyo, ni uko ibyo ngibyo mbere y'uko biza, urukundo rw'Imana rwari ruhari. No mu gihe byari biri kuba, urukundo rw'Imana ni rwo rwakuzigamye, rurakurinda, rukomaho. Imana ishimwe cyane. Nuko rero buri ufashe umunzani, urabona n'umunzani w'amabuye, uruhande rumwe ugapima ugashyiraho ibyago wahuye nabyo, ku rundi ruhande ugashyiraho iby'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana wasanga rufite uburemere bunini cyane ntagereranywa. Urukundo rw'Imana rwapeza bya byago byose, rukabirusha imbaraga, rukabiterura. Imana ishimwe cyane. Mwifurije cyane kwita ku rukundo rw'Imana. Imana itugirire neza. Mbere y'uko ubaho, nk'uko mukanya nari mbivuze, mbere y'uko ubaho, urukundo rw'Imana rwari ruhari. No mu gihe ibyo byago byabayeho, narwo rwari ruhari. Iyo ataza kuba urukundo rw'Imana, biriya byago biba byaraguhitanye, abahawe ntabwo baba bakibuka. Buriya urebye neza, amaso yawe yabasha guhishurira urukundo rw'Imana ukuntu rwagiye rukuzigama. Wenda dufata urugero, ni uburwayi wararwaye, abandi barwaye nk'ibyo barwaye, bamwe ntibakiriho, abandi bahuye n'ibyago bikomeye. Wowe kuba bitarakubayeho ni uko Imana igukunda. Hari ushobora no kuvuga ati wenda ubwo burwayi bwansigiye ubumuga runaka. Yego birashoboka, ariko ubumuga si igisobanuro cy'uko Imana ikwanze. Ahubwo bakabivuga ati, kuki byagarukiye ku bumuga ntibigere ku gutwara ubuzima bwose? Kuki byagarukiye ku bumuga nkaba nkibasha no gutekereza, nkabasha no kuba nkihumeka? Shimira Imana yatumye ko ibyo ngibyo bibaho. Imana itugirire neza. Urukundo rw'Imana ni rugari cyane. Ahari undi ushobora kuvuga uti nabuze abanjye. Yego biranababaje pe, ariko urukundo rw'Imana ni rwo rwatumye wowe usigara. Imana iragukunda. Renza amaso ibyo ngibyo, utumbire urukundo rw'Imana. Imana yacu itugirire neza. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rufite imbaraga ntagereranywa. Ushyize ku munzani urukundo rw'Imana, ugiye kurugereranya n'ibyo byago, urukundo rw'Imana rwapeza, rwarusha imbaraga, rwaterura bya byago byose. Kandi kuko niko n'ubundi byagenze, nirwo rwafashe bya byago. Ubundi biriya byago uburemere byari bizanye, cyangwa se ari amakuba uburemere byari bizanye kuri wowe,
byari kukugirira nabi cyane, ariko hari urukundo rw'Imana rwabifashe rubirusha imbaraga, rurabitangira, rurabipeza, none uriho uri muzima. Wifurije gushyira umutima ku rukundo rw'Imana. Ubwo umenye ko rero Imana igukunda, uramenye ntihongere gushidikanya ku rukundo rwayo, ahubwo ugundire urwo rukundo nawe uyikunde. Imana iragukunda cyane, urukundo rwayo rusumba ibyakubayeho byose, ndetse urwo rukundo nirwo ruzadushoboza kubana nayo mu gihugu cyo mu ijoro. Urakoze cyane, uyikunde kuko ariyo yabanje kugukunda. Yesu aduhana umugisha.